ishobora kutahagera neza. Indi mpamvu ya gatatu, ushobora gusanga utamuhakeya. Ntabwo kugenda ngo urongore umugore yego uba waramushatse, ariko hari uburyo ugomba kubinyuzamo kugira ngo abyiyumvemo nawe, kugira ngo abashe kumva igikorwa agiye gukora, uburyo gishobora kugendamo, mwese mukabyumva, mukaza gukora imibonano mwese bibaryoheye, mukaza kuryoherwa mwese mukarangiza. Ushobora kwibaza ati se nabikora gute? Weho umugabo, nimba udashaka ko umugore wawe yaguca inyuma, ushobora wenda nturyoveho. Naho abakunzi ba channel Claire Official mumeze muti? Na wa mukobwa wanyu rero ugarutse ngo muganire, mu by'ukuri mwarakoze cyane, muri abana beza kuba mumurikirana, ndabashimiye. Kakanya rero nje kugira ngo tuganire, nubwo mbagezaho indirimbo, ariko ni na ngombwa yuko twubaka urugo, twubaka imiryango yacu igakomera, kuko ntago mwazajya mureba indirimbo zanjye kandi mutabanye neza mu rugo. Ibyo nibyo nje gukuraho, nkabanyuramo ukuntu byagenda. Ndizera ko muri buze kugikunda kino kiganiro, ntabwo kiri buze kubarambira, ariko ndizera ko kiri buze kuba cyiza. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu abagabo cyangwa se abagore bashobora gucana inyuma. Se byaba biterwa n'iki? Kakanya rero tugiye kurebera hamwe impamvu umugore ashobora guca inyuma umugabo we. Se ushobora kwibaza biterwa n'iki? Kubera iki ushobora kumuca inyuma kandi mukundana, kandi mwarashakanye mukundana, mwarakundanye mukabyara mukagira mute? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe, tukareba impamvu ishobora kubitera, tukayikura mu nzira. Aka kanya rero hari impamvu zishobora kugera muri 3 za bugufi zishobora gutuma umugore wawe guca inyuma. Impamvu ya mbere, ushobora kuba utamurongora neza ngo aryoherwe cyangwa se arangize. Ibyo rero bishobora kumuha impamvu zo kuba yaguca inyuma. Impamvu ya kabiri, ushobora gusanga wenda ufite igitsina gito. Ushobora gusanga ufite igitsina gitoya kitabasha kumugereza aho ashaka, bisaba kugira ngo umenye system uzajya ugikoreshamo kugira ngo abashe kuyumva. Urumva nimba ari ngufiya ishobora kutahagera neza. Indi mpamvu ya gatatu, ushobora gusanga utamuhakeya. Ntabwo kugenda ngo urongore umugore yego uba waramushatse, ariko hari uburyo ugomba kubinyuzamo kugira ngo abyiyumvemo nawe, kugira ngo abashe kumva igikorwa agiye gukora, uburyo gishobora kugendamo, mwese mukabyumva, mukaza gukora imibonano mwese bibaryoheye, mukaza kuryoherwa mwese mukarangiza. Ushobora kwibaza ati se nabikora gute? Weho umugabo, nimba udashaka ko umugore wawe yaguca inyuma, ushobora wenda nturyovuye ku kazi, ushobora kumuhamagara, ese shiri bite, umeze ute, mukaganira. Noneho uko muri kuganira, ushobora wenda gutumaza ati se ntuzanire iki? Ushobora wenda kukubwira ati nzanire nka pome cyangwa akantu, ariko nimba bikubwiye, weho ushobora gufata ikintu mu byo atakubwiye uzi neza ko akunda, ukakimushyira. Wagera mu rugo nyine ukamwereka ko umufitiye sentiment, ukamuhobera ibintu byose. Mu by'ukuri ndatekereza yuko atakwima cyangwa ngo aguhe nabi, nawe kandi aba yamaze kujya muri mood irenze iyo wowe ufite, kuko uba wamutunguye nyine, ntabwo abasha kubikurura ngo abyumve. Buriya iyo utunguye umuntu biba byiza, bibasha gutuma afunguka, ku buryo iyo umubwiye sexy abyumva vuba cyane, kuko urumva wamuteguye mbere yuko ubimubwira. Arakumva rwose, nta nubwo wavunika
kubera mujya mugerageza mutungura abashiri banyu cyangwa abagore banyu, biba byiza kurushaho. Ushobora rero kwibaza ati se buriya ushobora kubyuka ukajya mu kazi, nawe akajya mu kazi, ariko mwese ukibaza se buriya namutungura gute, arananiwe iki? Oya, hari uburyo bwinshi ushobora gutunguramo umugore wawe cyangwa se umusheri wawe kandi bikemera. Nubwo yaba ananiwe, ushobora kubera nyine uba wamuhaye surprise, we ntabwo ushobora kubyanga kuko aba yishimye, kandi umutima wishimye nta kintu utaguha. Icyo nzi neza ni uko ibyo ngibyo biba bihagije iyo washimishije umuntu ukamwitaho, ukamwereka ko umwitayeho, byanze byakunda nawe akwiyumvamo. Ikindi rero ushobora kuba wakora, si ubundi mugabo wowe iyo ugeze mu rugo ni iki ukorera umugore wawe uheraho uvuga ko wenda atanyuzwe kugira ngo aguce inyuma? Ushobora gusanga utabikora neza, ushobora gusanga ubikora ariko ntubikore neza. Buriya ushobora gusanga weho uzakurikirana impamvu aguca inyuma cyangwa se yaguca inyuma, ndabizi neza uzayibona. Uzivugurure mu bintu ukora, hari ibyo ukoramo nabi. Ese urahagera ukamubaza ukuntu yiriwe, ukamusuhuza, ukamwereka urugwiro. Ushobora gusanga atari kubigenza, uza ugahita umubwira ibintu wenda wirirwanye ku kazi wifitiye muri wowe. Hari igihe cyo kubivuga, hari n'igihe cyo kwita ku mugore wawe. Se niko ubikora koko? Bitekerezeho urebe nimba ari kubikora. Nusanga atari ko, hari byinshi ugomba guhindura mu myubakire y'urugo rwawe. Ushobora gusanga murenganya abagore ngo babaca inyuma, kandi muba hari inshingano muba mutujuje. Tekereza impamvu ashobora kuba yaguca inyuma. Mukunda nawe agukunda, ko byagenda kose haba hari ikintu kiri kubura. Umva rero wa mugabo we, uburyo warongoramo umugore wawe akishima. Ko umugore utarongowe neza ahorana umushiha. Tugiye kwinjira mu buryo nyirizina ushobora kurongoramo umugore wawe neza. Mukurikirane ikiganiro cy'ubutaha. Gusa mbakomeje ikiganiro cy'ubutaha, twinjira nyirizina mu gice cya kabiri, tureba ukuntu warongora umugore wawe neza. Ndabizi kizaba cyiza, ndakibakumbuje. Mukomeze mukurikirane channel Claire Official, musharinga zino video mu bantu mubona bazikeneye. Mwibuka gukora subscribe, musharinga abantu, ndetse muzajye munatiraho na comment, mutubwire n'ikintu mubona kiri kubura, n'ikintu twakongeraho. Murakoze cyane, tuzabonane mu kiganiro cya kabiri.